Guceceka ntabwo ari ubusa bwuzuyemo ibisubizo, ndetse kuri buri kimwe cyose watekereza guceceka harimo ibisubizo byinshi cyane. Wibaza ngo ni iyihe mpamvu mvuze iryo jambo? Ni ukubera akenshi abashakashatsi bigaragarije yuko guceceka ari kimwe mu bintu bituma umuntu abaho mu byishimo, bitewe no kwirinda kuvuga amabanga y'inshuti ziwe, kuvuga ibidakenewe, kuvuga ibyamubabaza, ndetse no kuvuga ibyo yazira, ugahitamo kwicecekera. Biri mu bimwe mu bintu bituma umuntu abaho neza. Wakwibaza ngo kubera iyihe mpamvu? Uyu munsi ngiye kubagezaho ibintu 10 bigaragaza ko kwicecekera ari ibintu byiza cyane. Ndabibabwira, mbabwire n'ingero zabyo. Gusa akenshi mu buzima biba byiza iyo ugeze ahantu bwa mbere ukabanza ugakanda subscribers, ukabegera, ukaba umwe mu muryango wabo. Biba byiza niba nawe utarakanda subscribers wakwinjira mu muryango wacu kandi kuri subscribers, tugakomezanya muri video zikurikira ndetse igihe cyose. Ikintu cya mbere kigaragaza ko guceceka ari byiza, iyo abandi barakaye. Urugero, iyo abandi barakaye, niba umuntu akubwiye nabi cyangwa akarakara, guceceka birinda intonganya. Ari inshuti yanjye yigize kurakara, turi kumwe itangira kuvuga amagambo mabi, nanjye mfite umujinya ngiye mpitamo guceceka kugira ngo tubane mu mahoro, kugira ngo tworoshye ikibazo kirangire. Guceceka bishobora kumara ikibazo ufitanye n'umuntu kandi bikagufasha no kubaho mu mahoro nta cyaha wishinja. Ku mwanya wa kabiri, iyo utemerewe kuvuga amabanga. Biba byiza iyo utemerewe kuvuga amabanga ugahitamo kwicecekera, kubera yuko urugero, kugumana ibanga rya mugenzi wawe aho akuvuga kurikoresha amagambo menshi. Biba byiza iyo utarivuze amagambo menshi ukatuza nturivuge, ukarigumana ibanga bakugiriye cyangwa bakubikije, ukicecekera nturivuge, ahubwo wakumva ufite ikibazo, ukumva ufite impungenge, ukumva ushaka kubivuga. Biba byiza iyo winywereye amazi ugahitamo guceceka, biragufasha, bikurinda kubyara amatiku cyangwa kubyara intambara cyangwa no kubizira. Biba byiza kubika ibanga ry'umuntu ukicecekera. Icya gatatu, iyo uzi ko amabanga yawe ashobora kukubabaza. Iyo uzi ko amabanga yawe ashobora kukubabaza, biba byiza wihitemo guceceka kugira ngo wirinde kuvuga ibintu bishobora kukubabaza. Nk'urugero, mu gihe wumva ushobora kuvuga nabi cyangwa ugakomeretsa undi, guceceka ni byiza. Biba byiza cyane iyo wumva ushobora gukomeretsa mugenzi wawe ugahitamo kwicecekera cyangwa ugakikomeretsa. Ari inshuti yanjye yigize kugira igihe nyine igashaka kuvuga amagambo ariko adakwiye kuvugwa, igashaka kubwira amagambo nayo bayibikije iyindi nshuti yiwe kandi ashobora gukomeretsa uwundi agiye kubibwira, agahitamo kwicecekera, bikamurinda gushwana n'abo bantu bose. Kandi akenshi kuvuga amagambo menshi bigutandukanya n'inshuti, bigatuma buri umwe wese atagira n'ikintu akubitsa akakubwira ibintu byinshi bitandukanye. Aho ngaho biba byiza iyo uhisemo kwicecekera, ukabika ibanga ryawe, ukanywa amazi ugatuza. Icya kane, iyo ushaka kwigira ku bandi, biba byiza uhisemo kwicecekera. Iyo ushaka kwigira ku bandi, urugero, wenda uri nko mu nama ugahitamo guceceka, ukumva ibyo abandi bari kuvuga, bituma ugira icyo ubyigiraho. Kureka abandi bakavuga mu nama, wowe ukumva neza, bishobora gutuma ukuramo ubumenyi bwinshi no ku byo yifuzaga, akenshi bikakubera intandaro yo kugera kure muri abo bantu, muri iyo nama muri gukora.
biba byiza rero iyo uhisemo kwicecekera ukumva ibyo abantu bari kuvuga wowe ugatuza ukabikurikiza kandi ukabikora neza kurusha abari kuvuga amagambo menshi. Akenshi iyo umuntu ari kuvuga amagambo menshi, ubushakashatsi bwagaragaje yuko umuntu wanyweye inzoga n'umuntu uri kuvuga amagambo menshi cyane arondora buri kanya hari ibintu uwo muntu wanyweye inzoga atakora, ariko wa muntu uri kuvuga amagambo menshi ku kanya ashobora kuvuga bikamutera ingaruka, kandi na wa wundi w'umusinzi nawe ku giti cyiwe ashobora kutavuga ayo magambo ari we wasinze, wowe utasinze, kuko ayo magambo menshi uri kuvuga ukavuga n'ibitavugwa. Biba byiza rero iyo uhisemo kwicecekera ukavuga make. Ikintu cya gatanu, iyo wibereye mu masengesho cyangwa uri gutekereza, biba byiza kubikora utuje kandi ucecetse utari kuvuga, kubera yuko urugero rwabyo guhora mu mutuzo mu gihe cyo gusenga cyangwa gusuzuma ubuzima bwawe, biba byiza iyo ubikoze wicecekeye, kuko bishobora kugufasha kwirinda ibintu bibi ndetse n'ibyakuviramo ingaruka mbi cyane mu buzima bwawe. Ese uribaza ibyo bintu tumaze kuvuga ari ukuri? Niyo mpamvu atari ukuri, hari abashakashatsi bagiye bandika ibitabo bivuga kuri ibyo bintu, twagiye tubikura mu bitabo bitandukanye kandi bigaragaza ibintu by'ukuri kandi byiza byizewe, ndetse n'abantu benshi, gusa bitewe n'uburyo harimo ukuri kuryana, abantu benshi bigize bifuza kumva icyo gitabo, gusa n'abacyumvise bagiye batanga intandaro mbi bavuga ibintu bibi, bamubwira nabo wacyanditse ngo urabeshya. Gusa yavuze yuko ukuri kuryana kandi kubyumva biraryana, ariko kubikora biba byiza iyo ubyumvise ukabishyira mu bikorwa, kuko bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya gatandatu umushakashatsi yivugiye yuko iyo uri mu bihe by'abantu bakuvuga nabi cyangwa wumva abantu barakwanze bafite uruhare mu kubabara kwawe, biba byiza iyo uhisemo kwicecekera ntagire icyo uvuga ukituriza. Nk'urugero yatanze, ushaka kumva inama z'abantu cyangwa z'abakuru, aho kuzivugiramo watuza ukumva ibyo bakubwira utavuze byinshi, ukituriza ukumva ibyo bari kuvuga. Dukomeze ku cya karindwi, iyo uri mu makimbirane biba byiza iyo uhisemo kwicecekera uri mu makimbirane, kubera yuko urugero mu gihe habayeho impaka zikomeye, guceceka bishobora guhagarika amakimbirane. Iryo jambo ryavuye n'umukire ukomeye cyane wanditse igitabo cyiwe agishyiramo avuga ati uburyo waba umubillionaire ukiri mutoya. N'iryo riri mu mabanga afasha ngo mu buzima kugira ngo ugire aho ugera, kuko akenshi iyo uri mu makimbirane wowe ugahitamo gutuza ugaceceka, bishobora kugufasha gukemura amakimbirane no guturisha ikibazo, ukamenya ibisubizo ushobora gutanga nyuma wabanje gutuza. Twihute cyane ku mwanya wa 8. Ikintu cya 8 bavuze, iyo utazi neza ibisubizo biba byiza iyo uhisemo kwicecekera ntagire icyo uvuga ugatuza. Iyo utazi ibisubizo ushobora gusubiza ahantu, ushobora guhitamo kwituriza ntagire ijambo na rimwe uvuga, kuko akenshi hari igihe ushobora gusubiza ugasubiza nabi, ugashobora no gukomeretsa abantu cyangwa nawe ubwawe ukikomeretsa. Urugero batanze bavuze yuko gusabwa ikintu utizeye neza, aho gutanga igisubizo kitari cyo, guceceka bikaba byiza. Icyo gihe guceceka byakubera byiza, utazi igisubizo ugahitamo kwicecekera. Ibyo ni irindi banga riba ryaratanzwe n'abasayantifike bakomeye cyane. Twihute cyane mbabwire icya 9 bavuze ko ikintu cya 9 gikomeye cyane. Iyo ushaka kubika agaciro kawe,
biba byiza ubayeho nk'umuntu udakunda kuvuga amagambo menshi, ukajya uvuga gake gashoboka, ukivugira gakeya. Ibyo bintu abantu bituma bakubaha, bakibaza uko uteye, abantu benshi ibyo bintu bakabikubahira. Kuko guceceka ntabwo bishobora abantu benshi, niyo mpamvu tuba twahisemo kubakorera ikiganiro nk'iki ngiki kugira ngo wige guceceka, uvuge gakeya ibintu by'ingenzi, ntukaba upfuye kuvuga buri kimwe cyose wumvise. Urugero batanze, umuntu ushishoza akavuga agace, abantu batamufata neza, ufite ubwenge bukeya. Urabyumva? Mbasubiremo kino kintu neza, mucyumve neza. Umuntu ushishoza akavuga gake, abantu bamufata nk'ufite ubwenge. Umuntu ukunda gushishoza cyane akavuga gakeya, abantu bamufata nk'ufite ubwenge, kubera yuko ibyo bintu biba intandaro y'ubuzima yo gutuma abantu bumva yuko uri umunyabwenge kandi ibyo ukora ubizi. Ibyo bintu bikaba byiza mu buzima bwawe, iyo ubikoze biragufasha. Twihute cyane ku cya nyuma, gusa niba utakanze like ngo yuke no kutwandikira muri comment ubwire ubutaha icyo twakoreraho, bikore none aha ngaha. Ikintu cya 10 bavuze nacyo gisoza kino kiganiro, bavuze yuko iyo ushaka kugaragaza ubupfura biba byiza iyo wihitiyemo guceceka. Urugero batanze, mu gihe abandi barimo kuvuga imyitwaro yabo n'ibyo bakoze, wowe ugahitamo guceceka, bikagaragaza ko ufite isoni n'ubwitonzi. Ibyo bintu bituma umuntu akwibazaho, akumva yuko ufite ubupfura kandi akumva ko uri umunyabwenge. Akenshi umuntu uceceka akenshi afatwa nk'umunyabwenge kandi aba azi ibintu byinshi cyane kurusha wa wundi uba uri kuvuga we kumurusha. Aho ngaho bikaba ariyo ntandaro yo kubera byiza kuvuga amagambo make ugahitamo kwicecekera. Ni inama nabagiraga, ni se wanyandikiye muri comment ukambwira isomo ukuyemo kandi ukambwira icyo wifuza ko utanzagukorera kugira ngo tuzakomeze tubane umunsi ku wundi. Gusa niba utarigeze winjira mu muryango wacu mugari, uwinjiremo ko tubagezaho ibintu byinshi buri wese yakwifuza kumva ndetse wanakunda cyane. Hasta la vista, ndabakunda cyane.